Nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye, ababyeyi banyise Shima, izina ni ry'umuntu nk'uko mubibona nitwa Shima kandi nishimye nuko abenshi mubona mu video yanjye nyine nuko morale ihora ari nyinshi kandi namwe mbifuje kugira iyo morale no kubona iyo morale mukamenya ko niyo muba murimo guca mu bintu bitoroshye bigeraho bigashira ndabizi. Uyu munsi rero ndagira ngo mbahe part 2 igipande cya kabiri. Hari video nakoze y'umukobwa wageze muri Canada agwa mu bibazo isanga ku muhanda. Ni ncamake mugende muyirebe mwese mwarayikunze, maze kugira 5k view. Ni zimwe muri video zirimo kurebwa cyane, ariko n'izindi zifite ama view ya 20 mugende muzirebe, kandi abatari bakora subscribe nyamuneka harabura iki ngo mukore subscribe ko mbona n'abakora channel ibazanira ibintu byiza kandi inatwigisha twese, ku buryo numara kureba ibiganiro byanjye bituma wenda witekereza ukaba wanahindura akantu cyangwa ukaba wanafasha abandi uzi mu buzima kuba babasha kwiteza imbere. Nicyo kintu channel yanjye imaze, hagari just ibitaramo, entertainment, drama n'ibindi cyangwa politiki no. Niyemeje nk'umu diaspora utarakuriye mu Rwanda gutangira ino channel mu Kinyarwanda. Nakora channel mu Cyongereza kuko ntababeshye ni ikirimi mvuga buri munsi menyereye, ariko ubwo byaba ari kudakunda iwacu nk'umunyarwanda. Ni ikintu tugomba kumva, kandi iki ni ikintu ngira ngo mvugeho muri make. Hari abantu bakunda kuvanga ibintu. Gukunda u Rwanda rwacu ntago bivuga ko uri umunyapolitiki. Aba diaspora bamwe on doit aimer notre patrie, tugomba gukunda igihugu cyacu. Na Canada tubamo na Amerika ifite amateka, ariko abanyamerika bari proud ya Amerika uko bayivukiyemo, uko bayimenye. Ntago njya hensho aho, ariko muri make mugomba kumva ko nibuze ko kuri umunyarwanda cyangwa niba njye ntabwo navukiye mu Rwanda, abyanye bari abanyarwanda. Ni nkaho byageze igihe mfata decision yo kuvuga ni hano hariya, ariko ndavuga ni u Rwanda. Alright, iki kinigana cy'utaha, ariko igipande cya kabiri ya video ndabashiramo link muyirebe. Uyu mukobwa wageze hano agira ibibazo, mugomba kujya mureba zino video kugira ngo tubiganireho. Sinzi impamvu mbona mu muco nyarwanda, wenda mumbabarire, mbona hari igihe tudashira ibintu bimwe hanze. Aba diaspora bari hano bose babayeho belvi, aba diaspora cyane b'abanyarwanda niba muri hano mufite ibibazo ariko nyuma y'iyi video ikintu ngira ngo muyivanemo nuko wenda nababwira ukuntu abari hano mwakwirinda ubu buzima bwo kwisanga ku muhanda. Niba munabwisanzemo ni iki cyakorwa, namwe mwifuza kuza hano ni gute mwabyifatamo. Dore video ya kabiri rero y'iyi mukobwa nayibonye. Amakuru ni meza pe. Ni mu Cyongereza, abenshi mu Cyongereza, ariko ndagerageza wenda nkore summary mu Kinyarwanda kuba tumva Icyongereza neza. Ariko ndabona no mukobwa uko byari bimeze mbere ntago ari uko bimeze. Ni murebe. I'm good, thank you. How are you doing? I'm alright, yo. So did you know our video was gonna go viral? I swear to you, I did not know that people were gonna see that video. Like, I hadn't slept for days. I was really out of it, and I just told myself I need to be as honest as I could be. Facts. I did not know the video was going to go that far. I did not know the video was going to be seen by so many people and talked about. I'm scared to go online because I'm scared of the negativity that could come with the good people are saying that I was as honest as I could be. And, you know, I appreciate people that support me and people that have seen my work before and are trying to encourage me to go back to my work. And I'm really grateful. The committee of Nigerians from Horton came to see me today, and they brought food. Her name is Nana. Wow. They brought food. They spoke to us. They said they're coming back on Monday to follow me to Service Ontario to get my ID card. Nice. I'm really happy.
you know, that I have the support because I needed encouragement. I've been in this country since 15 years old without mommy or daddy. And, you know, my family members are taken aback by the video because, you know, they didn't know I was going through so much after being laid off, you know, by my security company. But I'm trying my best to figure out my housing, figure out detoxing, and figure out how to just get back on track. Alright. Like Well, my you look mission good, is yo. to- You look Thank nice. you. You look fresh. Thank you. burya kera tutagira social media hari abantu benshi batayikunda ariko ngiye mbona yaragiye ifasha benshi kubera iriya video basohoye nubwo avuga ati ntabwo nari nisanzuye kuko ntabwo nari nzi ukuntu abantu baza kuza kumbona wenda niki ariko urabona ko havuyemo ikintu twese twarayirebye turayisangira yego hari abakora negative comment ibyo ntabwo byabura ariko urabona ko yageze kuri benshi icyiza kandi nabonyemo nk'uko nabivuga ni uko community aba Nigerian ndabemera hano muri Canada bahise bashyira imbaraga hamwe bati uriya mukobwa wacu ntabwo tumusiga kuriya. Narabikurikiye ntabwo nahise nkora indi video kuko nagira ngo ndebe ahantu bigana ariko narimo gukurikira aba Nigerian bafite community nziza aba diaspora mu Rwanda muko nyumva aba diaspora b'abanyarwanda niba munakurikira ni channel wasanga batajya banakurikira niba hari umu diaspora ureba ino channel yanjye uri muri Canada shyira muri comment cyangwa handi ku isi kuko navuga ni yampaye ariko niba munankurikira ni byiza. So community y'aba Nigerian bashize imbaraga hamwe baramufasha nta nubwo ari we wenyine hari n'abandi benshi hari n'abandi bahungu nka babiri wenda nabo bigaragaje ariko haba nzi ko n'abanyarwanda namwe mufite ibibazo ntabwo mugomba kubigirira isoni mugomba kubivuga niyo wenda bari mu Rwanda batabyishimira niyo mufite family. Njye nibaza se yageze hano imyaka 19 mama wanjye na papa bose barashaje nta muntu nari mfite yo guhamagara nza kuza kwisanga mu bibazo kandi nabyisanzemo by the way nza kuza kwisanga wenda simbizi mu bibazo wenda bihambaye simbizi hanyuma ndari kwibona ku muhanda se nari guhamagara nti haba mu Rwanda cyangwa ahandi wenda ntiho byoroshye bafite akabazo ujya kuri phone ugahita bandikira mu diaspora ati inyohereza amadolari ese mujya mwibaza twebwe twabuze amadolari ninde twandikira ko n'umu diaspora nawe uba hano nawe arakubwira ati no never. Hano runo rubyiruko birambabaza nanga kubona abantu baca mu buzima bubi kuko iyo baye mu buzima bubi urabyumva pe ntago ari just ikintu ubona ariko ni nkaho usubiye ahantu nawe wari ahantu urimo kuburara. Mujya muri indi video nasobanuye ubuzima bwanjye ntago navukiye mu bukene ariko ibihe byageze igihe birahinduka nisanga mu bibazo mese la vie n'ubuzima ukuntu ndimo kuvuga mvuga tubaho tukiga we live and learn. Canada mushaka mwese kuzamo ni heza bifurije ayo mahirwe kuko ntabwo ari twese twisanga ku muhanda ariko cyane wenda muri covid bamwe ibintu byabaye nkawe ababyeyi bamuhaga support haje ibibazo nyuma ya covid haje ibibazo byinshi kuko ubuzima bwarahindutse ku buryo numva ntabwo ari hano muri Canada n'ahandi hose ku isi ariko niba wari ufite support iva hariya muri Nigeria cyangwa ahandi hantu wenda ababyeyi bari ugasanga ntayo nuko nyine byagenze ugatangira business ntishoboke birababaje twese byatuba ntabwo rwose byose ariko ni byiza ko yongeye gusubira mu nzira nziza ariko inzira iracyari ndende burya niyo umuntu wamuha ubushobozi bwose niba harimo akantu ka addiction ukuntu nabivuze biyoga bwenge nkavuga ni
iyo hajemo aka kantu ka addiction ibiyobyabwenge byaragufashe pe kugira ngo uzabivemo ni inzira ndende. Iyo uri mu buzima nawe ugomba kuba gushaka ubwo bushake kugira ngo ubuzima butari bwiza bwa urimo ubwivanemo. Akenshi nyine umuntu wemera ko ibyinshi byambaho nuko mba narabigizemo uruhare, nubwo haba hari impamvu ndafitemo ubushobozi bwo kugira ngo nganishe ubuzima bwanjye ahantu, ariko mba nyumva ko ngewe ku giti cyanjye nkashima niba ngihumeka, niba nkiriho, niba mfite n'umwuka ngihumeka, niba buriya ngomba guhora shakisha kandi ntekereza ukuntu natera imbere cyangwa nkivana mu bibazo ntabishyize ku bandi cyangwa ntarebye kure, kuko naho ngaho umuntu aba abaye umunebwe. Twese ntabwo duteye kimwe ndabyumva, ariko ntabwo ari ibintu ndumva bigoye kumenya no kwiga no gushakisha. Niyo mpamvu mpora nsoma, niyo mpamvu nkunda kuba ndi muri library nkunda ibitabo cyangwa kubireba. Ese turasoma buriya? Nkuko nababwiye video igitangira rero, niba wifuza hano cyangwa uri hano, ndumva icya mbere ni uko community twebwe nk'abanyarwanda ndetse n'abandi ntabwo abanyarwanda gusa, community izabirabura hano ni nyinshi, ak'abanyarwanda reka duheraho cyangwa abavuga ikinyarwanda. Burya tuvuze ngo community ntabwo tugomba kureba nk'abanyarwanda bo mu Rwanda. So niba uri kuko twese badushize hamwe, niba uri mu Rwanda, niba uri ikinyarwanda phone, niba wumva ikinyarwanda, niba uri muri iyo, niyo waba uri umunyamurenge cyangwa uri umurundi cyangwa uri muri Tanzania cyangwa uri hose, niba icyaduhuza ari uko tuvuga ikinyarwanda cyangwa ibiri hafi y'ikinyarwanda, ndumva naho haba hari community yaduhuza tugashyira imbaraga hamwe tugafatanya. Icyiza cyo kuba muri Canada ni uko iyo ugize mu bibazo hari services, ahantu washaka abagufasha mu buryo butandukanye. Hari amashelter, y'amazu agenewe abantu bagenda bakaryamamo badafite ahantu barara. Hari abatanga amafunguro ya mu gitondo, ya saa sita, ya nijoro. Nanababona hano ngiye kuri hari umuhanda, ahantu hari abantu benshi bari ku muhanda, wenda nzakamera rimwe mbereke, ndabibona, ndetse n'abaciyeho bampereza ikawa batekira. So muri ino government hari no system igufasha, ndetse no muri Vancouver basetse banafunguye hano ikintu bita injection site, kuko abantu basangira inshinge hari igihe nyine hazamo kwandura indwara. So batangiye ahantu hari injection site abantu bajyamo bagafata inshinge, bakabikora nyine ahantu hateguwe kugira ngo ntibandure indwara zivuye nyine gusangira izo nshinge. Bon, ariko services zirahari nyinshi, ndetse n'izigufasha wenda kugira ngo ubone psychology services niba ubikeneye. Icyangombwa ni uko, ikigomba kumenya ni uko ntabwo ugomba guceceka. Nyamuneka ntimukajya muceceka ngo mukemure ibibazo, mugomba kubivuga. Kandi igisubizo ntabwo kiba ari amafaranga. Akenshi nta amadolari, no, ntabwo ari amafaranga. Uba ukeneye kureba ukuntu ibyo bibi urimo byakemurwa mu buryo nawe byatuma uramuka ejo n'ejo hazaza n'ahandi. Muranyumva? So byari byiza kuba mbashije kubagezaho kino kiganiro. Ntimwajye gukora subscribe. Ndabakunda cyane, murakoze, naho utaha.